Uganda yigeze ifunga imipaka n'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa kabiri uretse gato mu kwezi kwa kabiri ku itariki 20 ngira ngo na 7 ne batari n'esheshatu mu mwaka wa 2018 aho ni mu kwezi kwa kabiri higeze habaho gufunga imipaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Gufungura imipaka byaciye mu nzira nziza byari mu wuhe mwaka ku itariki? Ngende kubikubwira nk'umuntu wagiye Uganda ngasanga Uganda n'u Rwanda ni mu rugo wajyamugasinzira. Generali Muhozi Kainerugaba mu gihe runaka twagiye tubona arahagurutsa aravuze ati yewe nigiriye kwa anko ndumva ntashobora gukomeza kwihangana urumva ngapfira imbere ngiye kwigira kwa anko. Icyo gihaguruka ngo agiye kwa anko muri iyo minsi hubwo nibwo imipaka yaje kugira gute gufungurwa. Wabyumvishe kuva icyo gihe hafatiraho agahora avuga ati ngiye kwa anko. Budakeye kabiri aragize ati noneho tugiye twumva ngo yageze he Kinshasa. Ikibazo rero Kinshasa kigerayo yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ubutabarane mu bya gisirikare. Wabyumvishe cyane bwa mbere turamubonye amanura ingabo n'amakamyo muri Kongo ngo agiye gutabara. Wabyumvishe icyo gihe bwo ntabwo twigeze tunabona niba yari yakomanze muri Kongo ngo abe yahawe karibu gusa yaravuze ati ubugewe ndimanukiye. Ikibazo gihari none aha Java izi ngabo yamanuye muri Kongo yego izi ngabo yamanuye muri Kongo ziri he? Ari nayo mpamvu navuze ngo abantu bagira icyitonderwa uyu mugabo ashobora kubonekwaho n'imbaraga zo guhondanya imitwe y'abantu n'abandi. Oya nawe dashaka Ubugingo TV1 Java uraho neza? Twongeye kubasuza bwana munyamakuru. uyu mugabo uri murareba kuri screen wa mumenya? Ni General Muhozi kabisa ngenda namufana so nyine aransetsa kandi nkunda nibyo akora. Uramufana kandi ukunda nibyo akora. So yeah. Waruzi ko mu bagabo bateye amakenga umuntu agomba kugirira amakenga uyu mugabo Kainerugaba Muhozi umuntu agomba kumugirira amakenga? Ntago bamugira amakenga bate? Reka tubanze turebe gatoya aya mashusho murimo muritegereza kuri screen zacu murimo murareba uri murabyumva? Yego. Aya mashusho urimo urareba hano kuri screen zacu n'amashusho y'amasezerano ngira ngo urimo uramureba n'amasezerano aherutse kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubufatanye mu bya gisirikare. Dore ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burya hajya habayo umutwe witwa ADF NALU. Uyu mutwe urwanya igihugu cyangwa se urwanya politike urwanya leta ya Uganda. Ayo makuru wari uyazi? Cyane nari nyazi. Niba wari uyazi rero mu masezerano bagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bigendanye n'ubufatanye mu bya gisirikare bagiye bagaruka ku bigendanye nyine no gutabarana uri murabyumva. Ariko none nyuma yuko bavuyeyo nyuma yuko bagiranye ayo masezerano generali ageze Kampala hatunda ashaka kwigira Kongo nkamanura ingabo za Uganda nkajya kurimbura bya burundu abantu bitwa Wazalendo. Aba Wazalendo urabaze? Wazalendo ndayizi nabonye ku nkuru zikomeje gucicikana kuri social media. Umugaba mukuru w'ingabo Generali Muhozi cyangwa se General yatangaje ko kabisa umutwe ushyigikiye na DRC cyangwa se ingabo za Kongo RDF. Ibi bintu bisobanure neza. Ntabwo umva nkubwire ntabwo Wazalendo ari umutwe. Ni umutwe
tega amatwi neza wumve. ni iki? Wazalendo ubundi mu kinyarwanda bivuga abakavukire cyangwa se abo bita abenegihugu. Ni ukuvuga ngo bariya abantu bitwa wazalendo ni abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu bitangazamakuru byandika bivuga ko uyu bawita ngo umutwe. Akenshi muri Kongo abantu bishyize hamwe bamaze kumenyera ko ngo aba ari umutwe washinzwe. Ibyo bintu rero abantu bamenyereye, wabyumvishe? Ibyo bintu uvuga abantu ngo bamenyereye ntabwo ari ko biri. Murabyumva? Aba bantu ni nk'uko tuvuga abanyarwanda, yego, bakunda igihugu cyabo cy'u Rwanda, bagahaguruka ubwabo kurwanirira igihugu cyabo kubera ko bagize gute bagikunda. Wabyumvishe? None rero Generali Muhoozi asinyanya amasezerano yo kuvuga yuko we agomba kugira gute, agomba kugirana ubufatanye mu bya gisirikare nk'ibihugu bibanye neza mu buryo bwo gutabarana. Wabyumvishe? Mu yandi magambo kuvuga ngo Abagande wabyumvishe, abasirikare, yes, wabyumvise, igihugu cya Kongo nikiramuka gitewe, ni urugero, wabyumvishe, Muhoozi bazamuhamagare agafatemo. Urumva? Uganda nayo iramutse itewe, Kongo yagira gute, yatabara. Ariko ageze Uganda, agezeyo ahita ahindura, aho kugira ngo avuga ati yewe M23 na AFC mwabangamiye, urumva, mwabangamiye leta ya Kongo, ndaje mbahabye. Ahubwo atangaje ko agiye guhabya iki? Wazalendo, abenegihugu. None se arabahabya, azabavana mu Bukongomani, bimeze bite? Ibintu urabyumva utejava? Ibi bintu rero ko mbyumva benshi bari barimo bagenda babigarukaho. Muhoozi nyine abantu kuri social media harabagira ngo ni umukomedi, bitewe nuko avuga kimwe akajya mu kindi. Muhoozi aravuga ati njyewe Wazalendo niyo nabonye ibangamye cyane muri DRC, niyo ngomba kubanza gukuraho. Nkuko rero babisinyanye. Ariko ayo makuru urayafite aho ngaho ngo uyarambure twumve? Ya makuru ndafite. Yarambure. Hano handitse ngo General Muhoozi Kainerugaba okay. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com dukesha, handitse ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi yatangaje ko ihuriro Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi buriho yabwo muri DRC rigizwe n'abagizi ba nabi barimo Wazalendo, agomba nyine kurirandura, cyangwa se bagomba kuraswa. Yego, nyine iyo avuze kurandura ni ugukuraho bya burundu Wazalendo. Ariko abantu benshi bakomeje kuvuga se kucyata adahisa hera kuri mutwe urwanya Uganda, ADF. Noneho komeza. Okay, kadukomeze turambure ino nkuru. Hayo kuri muraryamisha. Ntabwo ni kuryamisha, njye mangira ngo abantu mbageze amakuru yuzuye, apana bimwe byo guhimba. Reka nze ngafatemo twigendere, ndi kubona uri murankubita hasi. Reka nze nyaruke nigerere hariya cyane hirya hariya. Wagezeyo cyangwa uri murasitasi? Uracyasitasi? Ndiyo. Uriya fande komeza udusomere bya Muhoozi. Ni mu butumwa bwatanze muri iri joro ryo kuri uyu wa 22 Kamena 2025 nyuma y'uruzinduko yagiranye na Kinshasa, rwari rugamije kwagura ubufatanye bwo kurwanya imitwe
yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa DRC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze muri diplomasi. Yego. Binyuze muri diplomasi. Yagize ati Wazalendo ni umutwe w'abagizi ba nabi. Wazalendo ni umutwe w'abagizi ba nabi bidasubirwaho. Nizera ko ingabo ikoranabuhanga riba riri kugenda ridutengwa ariko turabagezaho. Nizera ko reka tuvuge tuti yagize ati Wazalendo ni umutwe w'abagizi ba nabi bidasubirwaho. Nizera ko ingabo zihuriweho za UPDF na FARDC tuzabagabaho ibitero aho twababona hose keretse nibamenya ubwenge bakarambika intwaro. Uyu musirikare yasobanuye ko Wazalendo imaze igihe kinini yica abaturage ku bice by'umupaka. Ingabo za Uganda UPDF ndetse zidakoreramo. Agaragaza ko nibakomeza kwica bazabiryozwa. Ati Wazalendo bisha abantu bacu mu bice byo ku mupaka wacu tudakoreramo. Ntabwo tuzategereza kubanza kubifata. Nibica abantu bacu bazishyura. Wazalendo ikorana n'ingabo za RDC mu kurwanya ihuriro AFCM 23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Leta ifata Wazalendo nk'inkera gutabara zikunda igihugu. Wabyumvisha? Umuntu wagize guteta ise Muhozi General yibaza ko Wazalendo atari ingabo ziri ku rugamba. Yagize guteti General Muhozi. Aho ni muri comment. Yes, ni muri comment. Bagiye batanga ibitekerezo byinshi ati yibaza ko Wazalendo atari ingabo ziri ku rugamba. Yego. Bazamushushubikanya bamugeze muri Uganda kuko bari mu gihugu cyabo. Aha. Urumva Muhozi we arashaka kujya kwirukana abaturage mu gihugu cyabo. Wabyumvishe? Ariko kandi uyu mugabo witwa General Muhozi wabyumvishe? Hari icyo nakubwira, urimo uranyumva neza? Ikintu nakubwira nuko uyu mugabo ari umugabo wo kwitonderwa. Wabyumvishe? General Muhozi. Yego. Impamvu mvuga ngo uyu mugabo witwa General Muhozi ni umugabo wo kwitonderwa. Sinzi ko ntabwo ari ukuvuga ngo no kubahwa, ahubwo ni umugabo wo kwitonderwa. Impamvu mvuga ko ari umugabo wo kwitonderwa ngiye kuyikubwira. Ate uzatinye, wabyumvishe? Uzatinye umugabo uguma ari gataratamba. Wabyumvishe? Gataratamba urabyumva? Gataratamba nabisobanukiye icyo Kinyarwanda. Urakoze cyane. Uyu munsi ngiye kwa anko. Wabyumvishe? Cyane. Mu kwezi gutaha nikumburiye anko. Yafashe indege yagiye Kigali. Yagiye kwande? Yagiye kwa anko. Agomba gusura anko. Buretse gato bisanzwe ni nkuko nawe ujya gusura abavandimwe. Nyine jewe nta kibazo mbifiteho na politike. Jewe nta kibazo mbifiteho, ahubwo ikintu abantu bagomba gutekereza kuri uyu mugabo witwa Muhozi dore ngiki. Wabyumvishe? Uganda yigeze ifunga imipaka n'igihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa kabiri. Uretse gato mu kwezi kwa kabiri ku itariki 20 ngira ngo na 7 niba atari n'esheshatu mu mwaka wa 2018, aho ni mu kwezi kwa kabiri higeze habaho gufunga imipaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Igihe kiza kugera ibintu biraba, iminsi irihirika, indi raza iritongoza. Wabyumvishe? Igihe kigeze ntabwo twigeze tumenya ngo byagenze bite kugira ngo imipaka yongere gufungurwa. Byaciye mu nzira za diplomasi. Ayo makuru urayafite, urayazi?
yego ukuntu nisubura utayoza ariko amunyamakuru we ariko ubundi Java warayuriye kuri muvuga usinzirira kuri uye nge ntabwo nsinzira ahubwo ndi kwibaza uburyo wowe amakuru utazi gufungura imipaka byaciye mu nzira nziza byari mu wuhe mwaka ku itariki ngende kubikubwira nk'umuntu wagiye Uganda ngasanga Uganda n'u Rwanda ni mu rugo wajya mugasinzira nitujya tuvuga ibintu bigendanye n'ibintu biciye mu mucyo cyangwa se n'inzira z'ibiganiro na diplomasi uzajya uvuga ibyo ngibyo kwivugira ibyo ushaka ngo wagiyeyo none se Uganda hari igihe tutajyayo umunsi bafunga umupaka bw'icyo gihe ntabwo twari tugiyeyo ahubwo reka mbanze nkwereke icyo nashatse kuvuga n'uyu witwa uretse gato icyo nashatse kuvuga n'uyu witwa Generali Muhoozi Kainerugaba mu gihe runaka twagiye tubona arahagurutse aravuze ati yewe nigiriye kwa anko ndumva ntashobora gukomeza kwihangana urumva ngapfira imbere ngiye kwigira kwa anko icyo gihe haguruka ngo agiye kwa anko muri iyo minsi hubwo nibwo imipaka yaje kugira gute gufungurwa wabyumvishe kuva icyo gihe hafatiraho agahora avuga ati ngiye kwa anko ariko reka turebe uyu mugabo twaramubonye mu bihe bishize avuga ati yewe none turimo turavugana ubu ndanyarutse tayari nigiriye hehe nimanukiye Kongo kubera yuko ngiye kugira ngiye gutabara abakongomani ngiye gutabara abantu bo mu bwoko bwacu bw'abahima bari hariya muri za DRC kubera yuko aba bantu rwose b'abahima nyabuneka bakomeje kubangamirwa no kugirirwa nabi n'iki na leta ya Kongo budakeye kabiri aragize ati noneho tugiye twumva ngo yageze he Kinshasa ikibazo rero Kinshasa kigerayo yasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ubutabarane mu bya gisirikare wabyumvisha cyane bwa mbere turamubonye amanura ingabo n'amakamyo muri Kongo ngo agiye gutabara wabyumvishe icyo gihe bwo ntabwo twigeze tunabona niba yari yakomanze muri Kongo ngo abe yahawe karibu gusa yaravuze ati ubugewe ndimanukiye ikibazo gihari none aha Java izi ngabo yamanuye muri Kongo yego izi ngabo yamanuye muri Kongo ziri General iyo nkuru ziba zinaseke izi ngabo yamanuye muri Kongo ziri he General ubundi uri kumwumva kuri mikoro Muhoozi ubugira ngo wenda ni nka Putin muri Afurika no yari kuvuga ati Kongo ndaje nje iyo mitwe nyikuremo urumva uyu mugabo uribuka kijya ise akimuzamura ku rwego wabyumvishe yaravuze ati jewe ubu none turimo tuvugana ndumwe mu bagabo bashobora gufata ntuze leta ndumwe mu bagabo bashobora gufata igihugu cya Kenya wabyumvishe ndumwe mu bagabo bashobora gufata igihugu cya Kenya nkagifata mu masaha 48 gusa wabyumvise poste ndabyumva icyo gihe byateje impaka numwe mu bagabo bakunda kugira gute numwe mu bagabo bakunda kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga mperutse kumva n'umugore wari urimo aramutuka avuga ati jewe ndagututse ati jewe ndagututse ati uyu muntu ati ntakwiriye no kuba umuyobozi ariko kuva uyu muhungu se Yoweri Kaguta Museveni yatangira kumushyira muri politike uyu mugabo amaze kuvanga imitwe y'abantu benshi cyane ariko ari nayo mpamvu navuze ngo abantu bagira icyitonderwa uyu mugabo ashobora kubonekwaho n'imbaraga zo guhondanya imitwe y'abantu n'abandi oya nawe dashaka guteranya abantu cyasubashyira mu rujijo jewe ndi umunyamakuru ndimo ndasesengura ibyo mbona gusesengura ariko nanjye siko mbibona ubibona ute General Muhoozi ndabizi nubwo kenshi na kenshi kuri social media hari abamufata nk'aho abasetsa ariko uriya mugabo aratekereza cyane nabonye n'umuhanga cyane mu bya politiki umuhanga se ubuhanga bwe buriya buri he ni umuhanga cyane gusa uyu mugabo ni umuhanga cyane nje nashimye intambwe amaze gutera muri DRC ahubwo uyu mugabo yaba n'umugambanyi karundura umugambanyi ariko ntago ariko mbibona
uriya musaza Gisekedi akeneye umuntu nka Muhozi umugira inama. Abantu bakomeje, hari abantu nabonye barimo gutanga ibitekerezo atari kubura General Muhozi ntabwo akagiye kwirukana Wazalendo, ati ahubwo bakirukanye RDF bakirukana na Nuza bakirukana 23 hapana bakirukana n'u Burundi bakirukanye RDF uvuze urayizi? Ndayizi. None siri muri Kongo RDF ni igisirikare cy'u Rwanda. Kosora ADF. Yes no nshatse kuvuga ADF naru ya ADF naru niko yitwa. Umutwe urwanya u Rwanda witwa buke? Umutwe urwanya u Rwanda FDLR. Ya FDLR. FDLR ariko Kongo irimo imitwe myinshi. FDLR iri hariya babyumvishe. M23 iri hariya. Abo ngo ni abantu bari barimo gutanga ibitekerezo bakirukanye zirangabo cyangwa se ira mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bakirukana n'u Burundi kuko nta musaruro bwigeze butanga. Ibyo ngibyo ntabwo nshaka ko tugaruka ku bintu by'u Burundi kubera ko byatwara inzira ndende kandi twanagiye tubikoraho ibiganiro. U Burundi ntabwo babwirukana muri Kongo, nta cyaha bufite muri Kongo. Burundi bufite umubano muri Kongo mu byo gutabarana, ahubwo jewe narinzi yuko nari mfite ubwoba ko ubwo Muhozi asinyanye amasezerano na leta ya Kongo mu byo gutabarana mu bya gisirikare, nari mfite ubwoba yuko agiye guhita yihuza n'abarundi. Wabyumvishe? Uganda ikihuza n'u Burundi mu rwego rwo gukubita iki? Urwo gukubita M23 bakomeza gutwerera iki? U Rwanda. Nari mfite ubwoba. None aho kugira ngo ahubwo hakora ibyo abantu bari bamwitezeho, ahise ahindura ati genda ashaka kugira gute gushushubikanya Wazalendo. Bisobanuye ngo ubundi mu yandi magambo buriya Muhozi yiyemeje gutera Kongo. Bwana munyamakuru n'ibintu kandi umvuze urakumvisha? Ndakumva. Ni n'ibintu yiyemeje gutera Kongo kuko niba ushobora kuvuga ngo urajya kwirukana ngo no kurimbura ngo abaturage b'igihugu ngo bashyigikiwe ngo na leta ya Kongo, hakuye umugabo ni gatikira. nta benshi na benshi usanga bavuga ngo uyu muntu aba yibereye muri komedi, ariko ntabwo ari komedi. uyu muntu ni indyarya, ariko ntabwo ari indyarya ashobora kugira nka gutya akaza akakugamamo akubwira ko muri kumwe buri munsi yivugisha ngo anko wanjye wabyumvishe, ahubwo mu kanya akaba ashobora kukugambanira ku buryo ushobora kwikanga uyu muntu ahubwo agukoreje inkono ishyushye. Oya nawe utaza kugonganisha abantu. Ariko mbagonganisha ibiki ko ibyo mvuga ari ibigaragara? Sigaho uramungu se uravuga ko uyu uriya mwana akunda anko ntabwo yatekereza ko ahubwo reka nkubwire, reka tunagane no ku musozo w'ibi bintu byiwe ntabwo wabivamo. Ariko uyu mugabo nuwo kugira gute, nuwo kwitondera. Ariko njye Muhozi ndamufana. Ariko nubona burakafasha igitekerezo rwose agasinyana na Gisekedi mu byerekeranye n'umutekano. Buriya Kongo bayimweguriye iriya akuyemo burage izize nyine zica kuri social media, Kongo yayishyira ku murongo. Wakwereka ibyo bamukorera iminsi 2. Ariko mwana uzajya utinya barimo bakinira mu kibuga cyabo nduguyanga. Uretse nkwereke mu bikorwa dukora byo kubagezaho amakuru harimo n'ibikorwa byo kwamamaza. dufite amazu akodeshwa, amazu agurishwa, ibibanza, mbega dufite ibintu byinshi cyane. Hanyuma rero reka tubwire abantu badukurikirana ko ushobora kureba kuri nimero zacu ziri mu biganiro mu makuru yacu tukugezaho, hanyuma ukibuka kutugana mu gihe cyose waba ukeneye inzu, ukeneye kugura inzu, ukeneye ikibanza, ubutaka bwo guhingamo mu miturire, mu masite, ndetse ukeneye n'ibindi bintu dukora birimo gufotora, gukora amafoto, ukeneye ko tugufotora mu bukwe kandi tukakugabaniriza ku biciro byo hasi cyane.
ku biciro byo hasi cyane. Ushobora kwifuza uvuga uti ngiye mfite ubukwe ariko noneho nubwo mfite ubukwe muzankorera alubumu mumpe n'amafoto aya n'aya munamfate no mu murenge muri reception no muri dote hose, hanyuma muzampana na filime y'umunsi w'ubukwe bwanjye. Wowe watureba ukatwandikira kuri izo nimero zacu, ndetse kandi ukatugana tukagufasha muri serivisi zigiye zitandukanye. Pierre Celestin Nsabiyumva nawe niwe musaza wakugezaho ibikoresho byiza kuri chantier, insinga z'amashanyarazi, amatara yo muri jaride, amaprojecteur n'ibindi.